ntugire ikibazo. It's a prank? It's a prank? Pandago kumpiti kone lanzake nyundo. Paccy wanaita. Paccy wanaita. Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel guys. Ndi hano ngadi mwavuze umeze gute, umeze neza. Hey lovers, how are you? How are you doing? I hope everyone is amazing. So guys, today mbafitiye simple, navuga simple prank, mbafitiye ubwo I have big project right now cause I'm the queen of my YouTube channel. I'm the queen. Kuri YouTube channel yanjye please. Abaza kunkura bose amaplanka nabana, nabana. So guys, today ndashaka kubakora planka keza kandi gatoya kari mu bwenge abantu bafite mu mutwe rino. Guys, ngiye gukora planka ku buryo nundi munsi Paccy azajya yicara kandota. Akicara kanekereza. Ahubwo please nimutera bakora subscribe kuri YouTube channel y'uwase Kevin TV, please do it. Have to do it right now cause you're my best fan. So guys, please ndumva nabuze ukuntu nyisobanura, ndumva nabuze ukuntu mbivuga, gusa nyine Paccy ngiye kumukora prank. Mana we, birayihengo by'imijinya ndagukubitira umuntu hano bahita bavuga ati Kevin kuva ryari wiga karate, kuva ryari wiga karate, mwabonye hano naje kwisha ariko ndi mu biti, mwambonye ndi mu biti ntago ngaragara, ntago mbaho. So please guys, we're ready. Wowe subscribe, you have to do it right now and mukore share, ariko mujye mumbwira muri comment ukuntu ibintu mura mbikora, ese video zimeze gute, nzibahera ku gihe, ese iminota mbaha ni myinshi ni mikeya, muzajye mumbwira ko byose mbikora kubera mwebwe, sibyo mwebwe mutuma ngira ibitekerezo, comment zanyu zinera courage, views muma zirambwira ati Kevin ufite gukora cyane bikaba byiza kurenzaho iki. Abarundi n'abarundikazi ndabasuje neza cyane, umeze neza, turabakunda no mu Rwanda wacu. Kuno mubibona mumbwira ikintu nahindura, byose bikora kubera mwebwe. Muzajye mumbwira kandi comment zanyu zina page, abantu banyandikira kuri Instagram na TikTok narabyeje ni Kevin_diva. Izo mbuga zanjye nkoresha, abantu banyandikira kuri email, messages bari nyinshi cyane, zari nyinshi vraiment, ariko mbasha kugerageza kuzisubiza kuri Instagram ndabasubiza, kuri TikTok ndabasubiza, kuri WhatsApp bazifite nta kibazo, n'abandi mwese kandi please mujye muduha support, sibyo aba content creator turakora cyane kubera mwebwe nimwe muduha courage. Rero iyo mutaturebe ibintu byacu mutuma tubabara. Sawa sheri, bye, tutegereze Paccy araje, ngiye kumukorera ibintu no mu yandi mateka. Minota 10 cyangwa se 15 ndabanje we ntugire ikibazo. It's a prank? It's a prank? It's a prank? Ntabwo yanjoyinze. Uri kumena telefone?
Fandago kumpiti kone lanzaka inyundo. Ubyuka iki gitondo umuntu ari kujya mu kazi angize ukazana ubugoryi nk'ubu ngubwo ngo bw'amafaranga. Ubu sinitwara imyenda kandi nyine nateguye. Franka bw'ubugoryi bw'ubucucu bw'ubwa. Kundi ubugoryi nk'ubu ngubu ukora. Urimo n'agatambaro si Franka. Iyi telefone niyo urayigura. Uzi navuganaga nande? Uzi ndi mu biki? Iyi telefone urayishyura. Paccy mani pole. De. Paccy rebi ndago kumpiti ngo biranzaka inyundo. Wanda. Ubundi bazabiretse. Waretse kunkubita wandetse no ninshake. Mweba ukuntu uri kunkubita buri kanya. Izi pranka amaherezo yazo naya. Ibintu uzabikora kugeza ryari? Nyine pole. Wajya umenya n'igihe ubikorera mu gihe cyanyacyo, mu gihe gikwiriye. Nyine pole ntabwo nabishaka. Ngaho ndebera muri iki gitondo kwa mbere ngiye mu kazi. Ndebera ubucucu buri muraza. Mvuye mu nzu nakererewe ndasohotse ndagiye. Ndeba umennye amazi kandi nakererewe. Wajya ugabanya ubucucu nk'ubu ngubu kari ubugoryi. Nyine pole ntabwo nabishaka. Kandi nureba ibintu byose uri kunkubita bose. Nabwo ukore prank ugiye mu kazi. Nima ukore prank ugiye mu kazi. Paccy wandetse ubundi wowe kunyiyenzaho ntabwo byarangiye. Ubundi njye ndi umusazi gute ku buryo intwaro mfite nayikoresha. Nagarutse na Paccy waretse. Paccy wandetse. Ndikumva. Paccy waretse nagukubita. Murebe telefone. Mve mu kazi nsanga. Indi telefone yanjye nk'ingiyi hari. Ndagukubita ingumi bansaka inyundo. Sanga telefone yanjye ku meza. Paccy ndakuriza. Kuko nibitaba ibyo. Paccy ndagukubita. Iyi telefone yanjye. Nisange ku meza hari. Paccy ndagukubita. Udatuma mpfu busa nawe kafite. Paccy ndagukubita. Muri iki gitondo. Paccy ndagukubita. Umuji. Ibi bintu ukoze binteye umujinya birambabaje. Paccy ni prank. Banyirukanye cyangwa haramutse hagize ikindi kibazo cye. Paccy mani winyenza ubundi. Nge nawe dore byahita bibuke. Ngaho ndebera ubucucu mpuze muri iki gitondo mena. Paccy uravuze ndi igicucu uravuze ndi igicucu. Ikigoryi man. Ndi ikigoryi. Paccy nabwenge ngira. Reba n'imvura igiye kugwa hejuru yawe muri iki gitondo ndi kuvuga ngo mbyuke ngende mu kazi. Paccy wandetse kunkanga. Uzi kuri kunkanga mani. Ntukanyiryeho. Nyine w'inkanga. Ntukamenya uburyo kandi uzi ko ubukoze mu by'ubugore. Ntabwo mbikunda habe na gato. Ese pa wese ukora ibintu by'amapranka? Nari bwagutungure mu gitondo ugiye mu kazi. Wapi? Nari bwabigukore. Simbikonerwanye nawe muri weekend cyangwa muri Sunday. Ntahita nkwica njyewe. None se kucyumva ko wankora ibintu utitaye ku kazi kawe cyangwa utitaye ko mbona byutse nakererewe. Paccy mani nese ko icyo utaryama kare ubundi buri gukora. Ibyo se birakureba. Mba naryamye ndi mu bindi. Ariko ntabwo bisobanuye yuko wamena amazi mu gitondo kwa mbere ngiye mu kazi. Ndi kwihuta. Kandi Paccy mbabara udatuma dushwana. Vimbe. Byaba byiza nkabona wamera nkutera n'ingumi. Ntere ingumi. Nawe nagukubita. Umusaza atinya nyina. Nawe nagukubita. Paccy have. Nawe nagukubita. Paccy wareka kwiye. Nawe nagukubita. Paccy waretse kwiye.
kintu kinkojejeho ndeba guys reba ikintu aba yafunga ikigumi hariya mukubita umugwe ntago byemewe kamerama ikintu cyose ari bunkorere ubu kireba kubita umugwe ntago byemewe kundebera kameramani nabi niyo bakubwiye ngo mani no wamugira inama yo gukora ubugoryo nk'ubu watumwe umuntu agiye mu kazi nageze ngo mumenye bibiri paccy wandetse paccy wandetse paccy ndamukubita kandi paccy wandetse paccy ndakuriza paccy mwana we paccy nunzamurira isukari yanjye iri kuzamuka nagukubita paccy ndagukubita amusosoro babwira abantu ko byarangiye babwiye ko byarangiye nyine bamenye amazi guys telefone yanjye ariko mani irambabaje ihangane kandi urabizi ko ari ikintu ihangane mani uri kumwanga nese ko kiri kumwanga ubundi wowe so hi lovers welcome back Paccy mami ntumwite guys tumaze gukora video nziza nyina Paccy mudishigikire guys nakoze planka inkozeho Paccy uzi ko mani wankubise akwica mani guys numwicanyi arabivuze yananyica so please ndaguciriye Ranjire zandi mu kanwa ka akabikira nk'abakecuru Paccy ndamukubita saga ndamukubita amazi so guys uyu munsi Paccy agiye kujya mu kazi yose kabiri ubundi yoga rimwe ariko yose mu gitondo n'ubu ngubu arose uzajya koga nyuma y'icyumweru ndakurahiye so guys ukora subscribe like share and comment nimba ino plaque gushimishije ukora subscribe tugiye muri comment kumbya bimeze tugiye ati Kevin uri umunyambaraga ariko se Paccy gukangisha iki ndumunyembaraga ase Paccy gukangisha iki next time azibeshya yonge nzagucanga iza Jackie iza Jetiri ngena Paccy waretse none se waretse so guys mani ngiye Paccy mani reba ukuntu buri kwiyenza kunse so guys yamwema akatamaro kanjye bisiko byanjye nari nambaye nari nabiziritse hado kumeze nakibazo so guys bye kora subscribe basi basuhuza babaye yavuga neza mama okay nanjye ndabasuje babwire bakore subscribe mukore subscribe kuri YouTube channel ya Uwase Kevin TV turakagaruka ciao ciao babwire ko yangiye gukurikira ntabwo nishimye yawe siza uyikorera nde babwire ariko ko wishimye ntabwo nishimye babwire Paccy kandi Kevin atuma ndakara anje kwambara guys bye uno mwana nzamukwita kindi gihe nuko ngubu nari nabyukiye iburyo hari gihe azabikora nabyukiye ibumoso numva ni tayari pana amajido ya danger ni ibintu byinshi ibintu by'ibigumi bitabaho byatari nibyo nzamuha so ngubu nyine guys bye no prank nkoze ne nayikunze cyane cyo kugira gutya ni sawa cyane bye basheri bye